mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Iminwa yako yabaye umweru nkaho ari umuntu wayiriye vava. Ariko wa mugani we wayineye ko hari wari kuri hano rugo dore imbo nukunyara nubundi ntiwazisize mu rugo uranyara ngiye bayizane ngo upime pe. Umutinganyi ni nkuko ubu ngubu ngewe nakwigira umugabo ku ngufu ariko nta bintu nameze ari ibyo nsanganywe nubundi bifasheho nta kanagana nyine byarangiza nk'abasheri wawe wewe ukaba umugore wanjye nkuko tumeze nkayangenda ngufata gutya nanagukubita bizu kuri icyo kiboro cya uyu munwa wawe uzakugeza no kwa Diamond. Umuntu ugiye kuzana teste ko atinda cyangwa niwe wayimutesha kandi wayina yarari ntago baramutangaza ubundi wayiguteye amakuru ufite. Ubwo rero tujyayo tunywa gafanta tumaze kunywa agafanta katazanye se agakombe ari bunyare mu kuki batagwaye agakombe ko kunyara tunywa turya yerega barabizi nawe babwiye ko nzanca amazina turangije tugira gute dusezerana nta gakombe bagwaye ko kunyara we rero nahitiye hehe cyangwa gafite mahunga aho ngira gute aho nigira imodoka dore ngiyi ni test ifunze mwe muyireba abari amagambo ngi aho kubwoba bwiki nidusanga utwite tuzakwitaho ubyare nidusanga udatwite uzi ko yabivuze ajya ziba shira mikoro ariko twumva yego dore ngiyi ni test ipima inda ariko nawe ntukigire muganga ubundi dosi ngise sifunze abantu bazi gusoma nibasome ni muganga wahe ekaye nyene ni muganga wuhe urashaka kubyanga dore ngiyi ngenda yatanze yanjye dore nshakira agacupa nge nankare mfite ngesi wabyumvishije ngo ntanyara nankare mfite ngesi nyara uranyara turebe nta upima undi kungufu niba ushaka gucecekesha bavuze wowe wanyaye se tukagupima ko ari ngiyi nivuye kwa muganga ureba se ngo yanange njya nipima nukuri vava wipima nyine uzi ko twite nanjye ndipima niba udatwite nyine reka turebe abantu barimo kuvuga urimo kubihakana niba ubihakana reka turebe uhakana ubugore aragarama witangira kuvuga ngo ntunyara uranyara uzubaza ukuri n'ibinyama bitanu yashize uretse igisubizo kizi reka nyine igisubizo kiza yakoze ko ntaho tugiye nuko nyine rero agatesta akaba gakuyemo dore ngaka ngako rwose tubwire rero ikivuyemo tubwire neza rwose merci vava tubwire ikivuyemo Sandrine bya bindi bavuga ngo umusore ngo afata ngo umukobwa ku ngufu izina ry'Imana igariso wayinkuramo hahagaze polisi n'ukuri twarwana wayinkuramo polisi hahagaze. Insanganyamatsiko y'uyu munsi vava bahaye aragira ati sinyara sinjanyara ko bumve bakomeye. Reka tubaye ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase. Ese ubundi Swatase ni iki? Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport. Nivuga transport ndabavuga imodoka, gukodesha, rukuyigura ndetse n'ibindi. Bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye. Dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro. Ikiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze
ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi, ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda, hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha. Swatas tuguha serivisi nziza kandi inoze, ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose. Igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatas cyangwa wayifashe muri Swatas, tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza. Ikaze muri Swatas. Gasaro TV. ubundi ubukoko ntabwo twite cyangwa ntagaruka ni ukukubeshyira cyangwa cyane ahubwo reka turebe mu ijosi ngo bajya baharebera yego no ku ntoki ngo no ku ntoki oya ako se gumisha ijosi hamwe wagumishije ijosi hamwe rero birashaje oya mera neza turebe igipimo cya mbere gumisha ijosi hamwe ariko ese kuri gucyaguza wanze tukareba ni hano bareba harebe se yari igiye kujya mihita ibireka harebe kigaragara cyo yari igiye kujya mihita ibireka ariko se bamwibarize Sandrine ugize amahirwe mama yajyaga atubwira kera ati maze bana banje ati kera hariho inkuru z'uko umukobwa yatwaraga inda bakamwambura bakamujyana ngo hakurya y'ikivu ati ugize amahirwe ukabyara ntupfe ati harya ubwo ishyano ryaba rigize gute riguye ugize amahirwe ukabyara ntupfe wabiki ntacyo waba ariko nanone aho kugira ngo uyikuremo ihata amagambo y'abantu nazana tumunayikuramo niba unayifite. Hari ubutumwa nshaka guha abakobwa nzarinda mva kuri iyi si ngere ahacecekerwa nta maraso atakikuza imashinzi. Ushobora gutwara inda ukayikuramo ngo ejo wambara agashema ukahasiga ubuzima. None se Vava ariko ari n'ijambo bavuze ngo ngewe ntadisubiramo ngo ngewe ngo ntago nkiri isugi. Bamwe aravuga ati rero birashoboka ko nayanda Vava yayitwara. Oya ibyo ngibyo by'ubusigi Sandrine, hari umuntu ukora atarakoze iby'abana. Hari umuntu ukora atagiye mu ruhavu ngo nyoko hagusanga gukubite. None se wa muntu ejo bundi babasanganye. Urwo rwenya naho rwa uhe. Hari n'indi nakinnye y'urugo rwanjye, iriya ni filime nakinnye baranyishyura. Ahubwo egera hino uyifatire dore imbogo dore rwose niwe ufite imbaraga genda wicarira aho ngaho. Umukobwa afite amagambo menshi. Oya ndayagira ntabwo wari ubizi ndayagira. Iriya ni filime twakinnye kandi ntago Valentina ningiye wakinnye filime yo mu buriri njyenyine. Ako dore imbo wari wambaye neza Valentina wari wambaye neza. Merisi nta nubwo Valentina ningiye wakinnye filime ndi kumwe n'umusore njyenyine. Ahubwo ubutumwa njya nikundira guha kandi nanone akakanya ndi isugi bizamenywa n'umutima wanjye n'uwo tuzashakana. Nari n'isugi bizamenywa n'umutima wanjye n'uwo tuzashakana. Ariko nta mwana ukura adakoze iby'abana, aba ari umukobwa n'undi, aba ari umuhungu n'undi, ababyeyi bakaza bakagira gute bakabakubita. Bakabakubita n'akanyombya maze rukwira hehe kwitangaza amakuru. None se ubundi reka nkubaze dore imbo ubu ushatse vuga ko oya ikurikira oya iyitegereze urebe ukuntu umeze. Ubu ushatse vuga ko ibyo bintu wabiherukiye muri by'abana gusa niyo wabikorana uburenganzira bwawe kandi nanjye ari ibyo ibyo bintu ni ibintu bimenywa n'abantu babiri bonyine gusa babana. Niyo mwamutabana se ntimwabikora. None se mwabikora ukagenda ukajya uvuga ngo ariko murabizi ngewe ngo ubu ngubu ngo naraye ngo hara muri Mateusi ngo ubu ngubu narabisamba ariko wamwumvise nyine wajya uri kubibwiriza. Ariko iyo umusore agushatse afite uburenganzira bwo kwikubaza cyangwa ntabikubaza. Ufite uburenganzira bwo kubimubwira cyangwa ntubimuhe. Bwo kubimuha cyangwa ntubimuhe. Sava nuko rero bana ari bukumbu. Imbari uhe munyamakuru wambashije ngo gushaka ukiri isugi kigiye bimaze iki? Mubwira yuko abahungu bu batakibireba aho bareba iki? Akazi, amafaranga, imitungo. Ubu uri isugi ni akazi kawe, ubu utariyo ni akazi kawe. Ahubwo ashobora kuza akagutereta akagushuka ngo azagutwara akarinda yakureba mari muri nzagutwara akurebamo hehe akurebamo hehe Vava aho nzi se ndahazi wese urahazi ariko ubundi ugeze hano ute
wowe ndakuzanye mu kiganiro ndakubonye numva sinagucaho nakubonye numva sinagucaho wowe ndakubonye numva sinagucaho ndavuga ni reka mvumbe ifoto nanicana rega n'umusitari dore imbaga umubona gute Eliza ngenzi ko ari umusitari ufite n'indirimbo w'umuhanzi ko numva bikorora mikoro rero nibuka ko hari umukobwa nabonye kuri YouTube ngo mwajyanye kuri wa musaza twavugaga yego mama ejo twamamaga kabimbaza yaragwamagara ariko mbaza ibyo kuri YouTube numva birancanze numva Yesu mwamize ibintu byarabaye ndamuhamagara ngo byarabaye ngo kera ngo nabaye urashaka uriya mugabo kuzajya dore imbo nzajyeho da nzajya kumusura uzajya kumusura cyangwa sha nawe urashaka akadawo akora umuti akora umuti niza njyewe twaganiraga na Sandrine cyangwa urashaka agati ndi kumubwira ngo hari abantu bifata bakavuga ngo umuntu ngo numurozi ngo numurozi nukuri buryo umuntu yatakurogeye atarakwiciye nyoko ntakwicira umwana uyera he uvuga ngo numurozi ntagiye nta n'umuntu ndabona w'umurozi nta n'ikirambwira ko umuntu aroga gusa uriya ngenzi ko ari umuvuzi atari umurozi gusa uwuroga ni urogora umuntu ukuvura uburozi yanakuroga ariko nanone bitavuze yuko wakanga undi mwana niba yifite gahunda yo kuzigirayo natuzigireyo natuzajyaho dore imbo azagwa na wa muti wa bya bintu ujya ukora azagwa n'umuti ukuvura bya bintu ujya ukora nifuzaga kubona niwe Rata nujya azagwa n'umuti ukuvura ibyo bintu ujya ukora arangije ntiyaza no kunde bya bindi byo kugira ngo uzanjyane ariko abafana banje ntabwo babyemeye Sandrine mu gitondo umujyana yamufure bya bintu byo kujya aseka ari uburenganzira bwanjye oya hari ukuntu yiturenzaho kugira ngo vava nta muntu agitinya ndabibonye Imana yonyine n'inzara Imana yonyine n'inzara ngo nshatse nanagira ngo none erega vava afite imbaraga warashaka gufata umwana wakubise iteke ry'urusizi ugashaka kumbwira ngo mwishinzeho njya gukubi na buriya bukaro ninirwa njya n'ubugari urabona ubuva ngijumba dorese igishogoro tukirwa duhinga saa 11 tukegeka Sandrine ni igishogoro tugataha twagera umuhanda nturankoraho se weya nukuri ntago vava umukobwa wisize neza ati mukogerayo ntago vava namubasha ubu se njye naba ntunzwe n'ubugari n'indagara ukambwira ngo njye vava yego ntagiye kunyikubitira jidoma ahubwo nta nungurana n'amaguru ye ufite imbaraga wapi nuko ubyibuha gusa umeze nk'igipirizo vava rizo umubona gute we nyine namubonye aho kuri YouTube gusa muri kumwe niko guhita nguhamagara ni ikihe kintu cya dore imboga ukunda Liza ikihe kintu cya dore imboga ukunda cya vava nkunda slang ajya akoresha nk'izihe za slang z'abakecuru mperuka nkiri umwana ngo yego mana buri ngo aha ntabwo si uko abakecuru bakunda kuvuga ngo aha mbazi niwe ujya ukunda akantu kavuga ngo umve ariko abantu bose b'icyangugu iyo slang barayigira umve iwashi ntabwo wabibasha washi ni igishogoro iwashi agahugu umuca kandi uwundi reba ukuntu vava mwiza vava ariko n'ubundi ntabwo yari mubi ahubwo nuko yari atarabona ifaranga ryo kwikoraho ifaranga se ririhe ntabwo ufite menshi ya mirenge ariko byibura utwo kujya muri salo uratubona ubu se uri aho ngaho cyangwa ubwo wavaga gutashya wikoreye inkwi wasokoresheje kupe nibarizariza umuntu ativura ati nariyogoshesheje umuntu wamwogoshe ntazajya mu ijuru umuntu umusokoza ntazajya mu ijuru niko iyo abantu biyogoshesheje ntibajya mu ijuru ntibajya mu ijuru ndabizi se agiye ko nta kintu nzi cyatuma njyewe ikintu nzi cyatuma ntajya mu ijuru ni ugukora bimwe mu byo Imana yanga mu mategeko yayo azwi ni ukugira iryo wica ni 10 ni ukugira iryo wica muri ayo mategeko ubwo rero njyewe kwiyogoshesha numva nta tegeko nishe none se reka nkubaze abiyogoshesha ko numva bateye ikibazo none habipfumuza abo biragenda bike kiba mu muroko udapfumuye ibintu bashyira ugera kubyitaho ni comment ba yewe we ko igize gutyo ndashaka kubwira umuntu wanditse muri comment ngo ndi umukecuru ndi nyina wa nyoko
ndi umukecuru narakubyaye nuko ngiye nakubwiye ngo reka nikure nzikure reka ngewe mbabwire nimba ndi umukecuru ndamaze gusaza ntibikuraho ko umuntu agomba kurya isi ikindi gusaza ni mu mutwe niyo mutwe washaje ngende tayari cyangwa se niba wumva ushaje yicara ariko ngewe nimerere neza zawe umuntu azaza mu mutwe gute none se ugira ngo umuntu ujya kugira ibitekerezo by'ubugoryi gutyo mu mutwe yaba ari hazima areka yakamwana yaravuze ngo nkarya wundi ninde uririmbana na Bruce Melody Indera baririmbye ihe ndirimbo akinyuma Shadibu ngo Shadibu ngo arashaje niyo numva bareka nikuri no nta mwuzukuru wa Shadibu wigeze ubona nta mwana wa Shadibu oya Shadibu agira abana uheraho uvuga ngo umuntu arashaje niba ashaje n'uburenganzira icyo gihe yabivuze kuri Shadibu birambabaza none nanjye ndamushyigikira burya abantu batera komenti bagiye bavuga ibyo bavuga n'ibyo batagomba kuvuga niba umuntu ntamvi wamugana umubonana ukabuzi ko nta buzukuru afite ukabuzi ko nta buzukuruza afite uheraho umwituma ubundi seraga imvi niyo wazigira ubu se gukecura ni mu mutwe n'undi muntu wavuze ngo kandi sha abantu bo ku gasaro muranshaka n'undi muntu wavuze ngo ngiye ngo na Judith ngo tumeze nk'abarwaye sida iyo tuyirwaye birabareba niba wumva nyirwaye warayimpimye niba nyirwaye ntuzandongore arega hari umugore umwe wigeze kumbwira ngo yabaga wabonaga ibintu ngo biri mu comment ngo niwazasubira ngo kuyitangaza makuru nyumvira muko ariko se mwana wima mwumvire muko izo slengero nizo nkunda nakubwira ibintu bashaka umwe akavuga ibyo ashaka uzamamagara ati baratina ngo dukora ikiganiro mwihera amavuta niriwe mennye mu buriri ngo batamvuga nabi baramaze sakazi kabo ahubwo se ubundi rekavubaze abantu birirwa babwira abantu ngo nibave kuri social media ngo nibave mu itangazamakuru maze rero abantu baransetsa ngiye mpora mbibabwira umunsi kundi sinzi impamvu mutabyumva wantuka muri comment wakandika ngo ndwaye sida wakandika ngo ndi umusuzi wakandika ngo ni iki ibyo birakureba impamvu byanditse niba ndi umusuzi wawuhaye umwanya urawureba urumva niba ndwaye sida wampaye umwanya urandeba niba ndi mubi wampaye umwanya urandeba nurangiza eraga nizo comment tuba tuzikeneye tuzarakubwiye ngo yabaga ibintu bakuvuga mu comment ngo ntiwasubira kuri YouTube ndamaze ko nyisubiraho nkakuri 10 by'amavuta wirirwa uvuga ukunguka iki wirirwa wandika ukunguka ikintu bashinzwe no kwirirwa batureba barangiza ngewe wantuka wagira utebyo birakureba wanyanga wankunda umwuka mpumeka suwawe gukora ikiganiro avuga ijambo nkunda n'abafana banje b'inyamasheke bajya bimbaza ngo twege abanyamakuru dutunze n'umunwa tugomba kuvuga mpaka rero ibyo yavuga byose nakazike niko uburenganzira bwe bumwereka kuko nawe tuba twabisizeho ngo abirebe nta burenganzira bwe bumwereka ahubwo ni kubujiji bwe bumubwira niba ari ku bwonko bwe mugani wawe ngo munasaza mu bwonko niba ari ku bwonko bwe bukoze nakazike vava kutagitinya abantu kuri Imana umuntu nta kintu namukoreye ntago namutinya ariko nagikoze namusaba iki imbabazi ariko ntacyo nakoze ntago nagutinya erega nazikwimye wakwihagararaho mukabonana cyane none magaranga umbone ari hagarara umbone umuntu ufite amafaranga yamushingira business yifuza iyo ariyo yose agateshwa kujya kugira indi business akora akaza kwirirwa abwejanga hano ubwo urambwira yuko yita umuntu injiji gute kandi ari we njiji yarambwiye ati uzaze nkujyane ku ishuri mwana wa mama turi hano turi kuganira wangira inama n'umubyeyi nyoko wakubyaye agurisha isambu n'inka bigashira ntibaze ukuntu umuntu utarakubyaye yahera kuri kotegisi akageza ku ikaramu ku ndobo kuri rakerete warangiza ukirirwa mu ishuri rakerete ntabwo yayikugurira harya twizenguke ayiwe y'abandi mu rugo mbamanutse nkaca igisheke harya twizengukira saa sita twizenguke ukirirwa uri muri ibyo ngibyo igihembwe cya mbere kigashira icya kabiri harya bagutumye amafaranga ngahe noneho ntayo mfite harya bimeze bite amanota nangahe ni 10 uri umuswa genda wicare kandi cya gihe wari ufite amarembo yuguruwe akagutesha cya kindi wari ugezeho akakujyana ku iterambere warenze bisaba ngo urebe kure umenye icyo uhitamo n'icyo
ureka iyo aba ari Rutaremara wabimbwiye nazaga kubyemera ariko uriya azananirwa nk'uko umubyeyi wawe ananirwa agashakisha ibigo bihendutse bikabura ejo akagushinza ni wowe wabuze amanota kandi nuko abuze ubushobozi bwo kukurihira ejo warubonye aho uca inshuro y'ubwenge ufite niba ari ukumesa niba ari ukoropa varavuze ngo yaba ari Rutaremara wabimubwiye yajyaga kubyemera ashanyibutse ibintu ejo bundi narose Sandrine uzi ko narose ibintu nkabyuka nkicara mbitekerezaho n'ubwo waburanyica narose ngo nicaranye na President His Excellency wa ngo twicaranye ngo nkajya mubwira ibintu byose ngo nshaka ngo n'ibintu byose nshaka gukora ngo nkazambe mubwira ngo none nkibaza ngo hakubu turi kumwe ngo cyangwa ndi kwibeshya ngo nkamwitegereza gutya ngo ari wenyine ngo akajya nyine mbimubwira ngo yambaye costume nagesha no kuri YouTube nshaka ikizo nzozi zisobanura ndakibura ngo aragenda ndamuherekeza nyine ngo atashye ngo nkazajya mugenda inyuma ngo nkavuga nyine ku mutima ngo nkatekereza ngo abantu bose ngo bari kundeba bagahita bumva yuko nabaye ikintu gikomeye kitabaho narakangutse ndavasuye ibintu narose ndabaho ndapfa uzi ko ngewe mba narijyanye no kuri RIB habwa ni mu ntabare narose ndi kumwe na Perezida Vava ko asetse cyane none si ibyo ngibyo azi ko ari ibintu bitabaho ngo yaje kunsura we kuva nava mu cyaro nahereye ku mera ku wa mbere nkageza ku wundi wa mbere numva ijwi rya Perezida mu matwi nkajya kuri YouTube nkamumva mu manama nkahera ku wa mbere nkageza ku wundi wa mbere numva Perezida avuze nkaranga ngo nkayorwa havugira nkajya kuri YouTube nkamubona mu manama umunsi weje bundi haza abantu iwacu baramufrowinga abantu bamenyereye iby'imbuga nkoranyambaga nge nta sonsi baramufrowinga bamaze kumufrowinga ndamubona tekereza umuntu wo mu cyiciro cya mbere agere ku rwego rwo gufrowinga Perezida wa Repubulika noneho ndi mu rugo ngenda ndeba amafoto y'abantu bagiye banyandikira nabo navuganye nawe mpingukira kuri ya foto reka mfate zino nimero nzikoporore nzihamagare bisanzwe maze noneho nanyitaba nta kindi kintu ndi bumubwire ijambo ryanjye ni ryarindi namaze hafi yabo umwaka n'igice nararyaga naranywaga sinagaburirwaga n'umuryango wanjye kubera itegeko ryabo kubera ineza yabo ikintu cyitwa urugomo rw'amacakubiri n'ivangura ry'amoko twakuriye habona kubwe ndahamagara telefone irasona numva umuntu aritabye ni none se ko nari nzi ko ari Perezida nkaba numva atariwe ati none se ushaka iki mubwira ibyo ngibyo mubwiye ko nabagandi gukubita isuka saa sita Imana Perezida wa Repubulika nari umuceri nari ibirayi nari amakaroni n'ubwa mbere nandi amakaroni kuva nabaho ayawe ni nkotanyi n'ahantu hose ari Imana izamuha umugisha Vava ufite imyaka ingahe Imana n'ubwa mbere ndi amakaroni namenyere gishogoro n'ikijumba Vava ufite imyaka ingahe ariko aho narindi 25 ndayiza mu kwa 11 nese inkotanyi zaguhereye he amakaroni kuri ndumiwe ibyo afunzwe hari inyobewe byari byo ngewe ndashimira leta y'igihugu cy'u Rwanda kubw'ubumwe yasize mu banyarwanda nasangiye n'abantu ntazi b'abanyacyubahiro bakomeye kubw'itegeko rye ntago ngiye nari wa wundi wo gusangira na fande sinari na wundi wo kubazwa na fande ngo wanyweye igikoba cyangwa ni wakinyweye ariko kubw'itegeko ryabo yarazaga akagira gute akabimbaza noneho kubwera ko icyo kintu cyamezemo ngo nzabashimira mpamagaye wa muntu aritabye arangije mubwira ibyo byose numva ntabwo ari we arangije arambwira ngo ndaza kukambanza nitaba uyu muntu mpamagaye ndaza kuza kugira gute kuguhamagara ariko yaba ari icyegera cye yaba ari abamwiyitiriye kuri izo nkoranyambaga atari we ariko nuko nabahamagaye nta muntu watinyuka kumwiyitirira none rero nawe icyo si ikibazo shano kuri ngiye rwose narabirose ego ko narabirose ndabyuka mu gitondo nabyutse mbaza umurokore tubana mu gipangu iyo urose uri kumwe na Perezida n'ugusobanura iki tishati ibyo ntago mbizi ngo hari igihe ngo wasuwe n'Imana ngo kuko bura Perezida wa Repubulika ngo asobanura umuntu ukomeye mu buzima bw'umuntu ngo aba ari umuntu ukomeye nyine si Imana ni umuntu nyine ngo hari igihe ngo bari Imana iba yagusuye ngo ikakuyereka mu muntu ukomeye
niba yarangendereye rwose Imana yarangendereye kuko namurose umwanya munini noneho ngo nkajya ndeba abantu twicanye muri geto yanjye ngo nkamubaza yigwa mu rugo iwanjye ngo nkajya mubaza ngo ariko se ngo nkajya mubaza umva se ngo nkamubaza ngo ariko se perezi ngo ubu ngubu ngo iyi nzu wicayemo ngo urumva nta kibazo biguteye ngo akambwira ngo ikibazo cy'iki se ngo rega agiye ngo ndi umuntu waroteye ngo iki nkurotera se wowe nta bitotsi byawe ugira nawe uzirotera wasanga ari njye waroteye ndakwiyamye naraziroteye nzanazikabiriza wese nta bitotsi byawe ugira urumva ukuntu abantu bose bakunda ibyiza we nyamara nibyo waroteye oya nawe ufite ibitotsi byawe uzasinzire wirotere mbabarira nawe ufite ibitotsi byawe uzabisinzire umwirotere mbabarira perezida wanjye niroteta ubundi numvaga bamubwira ati iyo turi imbere y'ababyeyi turateta nawe rero ushobora kumubona kandi ntabwo yajya ahura n'abanyarwanda bose ngo azabivemo ariko Uwimana yemeye ko ahura nawe bagasangira bazahura ariko ngiye mfite inzozi ebyiri ariko imwe yapfuye imwe yahagaze ntayikoze bimwe byahagaze ntabikoze ariko ubu ngubu icyo nzi cyo nizeye cyo nzamubona ubundi nari mfite inzozi zo kuzabona abantu babiri nari mfite inzozi zo kuzabona Queen Elizabeth nkabona na perezida base n'umwanya akira mikoro bajya bavuga Eliza ngo Imana ngo yaratubwiye ngo twemere ngo igihugu cy'amata n'ubuki si icyo muri Amerika se ni igihugu c'amata n'ubuki niba Imana ivuze ngo mbakuye mu mahanga mbazanye mu Rwanda mu gihugu cy'amata n'ubuki ntabwo tuzajya tugenda dukore mu matango dore ngo aya ni amatango dore uyu ni umushongi ngo twisige cyangwa ngo turye niba uri mu gihugu cy'u Rwanda ukaba uri kujyana 20 yonyine bakaguha imiti harya na yahe masezerano Imana itaguhaye niba wararagunyagirwa aka kanya ukaba uri mu nzu z'amabati ni ikihe Imana itavuze nimba utaragiraga inka aka kanya ukaba uyifite ni ikihe gihugu cyiza Imana itijeje abanyarwanda rero nawe ntacyo ngaye igihugu cy'u Rwanda sinanifuza kukivamo nimba yaragusezeranije kuzahura nawe Riza mbariza vava ibibazo wajyaga wifuza kumubaza cyangwa se wifuje guhura nawe uyu munsi n'ubundi murahuye mubaze rwose iveyo biranejeje cyane shimishijwe n'ikino kubona cyariza biranejeje cyane uzi ikibazo nifuza kubaza vava cya mbere nifuza kumubaza niba kibana na wa mukobwa ndayira undi witukuje ntago tukibana ese wako atagutukuje nuko ntibukaga izina rye kandi ikintu nzi namuvugaho kigaragara n'abantu bose babona nuko yisize mu korogwa ikabije nyineri namubwira ngo nantukuze uzi n'icyaro mvukamo cyo kampinduka nkasubira kwirirwa mpinga uruhu ntiruzatanyuke mo kabiri kwisiga nuko buri ahantu mu mujyi ufite akazi kawe wizeye nzajya mpora mpembwa nisiga kuko biriya ni ibintu reka uruhu rukangira uracyakora muri ya restaurant ya nka Bruce Melody yaguhaye se ninde uyahirira iba kwa mukuru wanjye Rusizi ikindi kintu nifuzaga kukubaza rero iwanya ahantu mutuye ni hafi y'amazi ku buryo nge nzaza tukajya ku buryo ninzayo uhari uzampa amafi amafi nta kibazo kuva iwacu ugera ku kivo ni 30 iyo ikivo gifunguye tuyabona ku giciro gito si nk'Ikigali n'isambaza tukazibona none se uratwite koko cyangwa barakubeshyira Mana yanjye ngiyi telefone yanjye umbwire nyiguhe uyirarane nihagira umuntu guhamagara ati ndisheri wa Valentina no yemasa wa muboroka akumbaza aho yasimuboroka nukuri ndagafikigiye navuye mu rugo mbwiye Imana ntimana nsengeye ibintu bibiri urabima cyangwa ntago bima nicyo kintu naganiraga na Sandrine burya igihe kirageze cyo guhamiriza Imana ukuri ikintu cya mbere nkeneye ni imashini urayifite cyangwa ntayo ufite uzahima cyangwa ntayo usanga barayifite icya kabiri ndamubwira ngo sinshaka ko mama azajya azinduka yiteye umwenda ajya hehe ku murenge kwa Kagira inka nkawe yayisizeyo irayimuha nukuri mama nya nijuru ko aribo bampaye iyi mikoro umwanya wo kwirirwa muri geto umwanya wo kwirirwa ndyamye hara n'abahungu ntawe nabo nta mugabo yahuye nawe iminwa yawe ko yabaye umweru nkaho ari umuntu wayiriye vava uzi ukuntu gusomana ndyanga
rahira ndabyanga niyo wibeshye nagusuhuza uri umukobwa none se uwibeshya yibeshya muhuriye ariko umuhungu ndabyanga nkabisiririza uzi ko mama yaramamagaje ndaramubwira ati gusa rata ujye unakomeza ubyange gusomana bikwedura iminwa kandi ndore niyo wifitiye simiti oya nibaza ibintu agiye kumbwira biranyobera uratwite cyangwa ntutwite mama wawe ngiye kubaza ibintu bibiri umbwira yego cyangwa oya uratwite cyangwa ntutwite ariko ubundi ubwo bariya bo bari kunkamera ahantu hose mwebweho muri gufata mama drip ahantu hose rero riza nanjye weki Eliza amenya amaherezo ari ukunjyana hehe kwa muganga ariko wa mugani we wayineye ko hari wari kuri hano ruguru dore imbo ni ukunyara n'ubundi ntiwazisize mu rugo uranyara ngiye bayizane ngo upime pe nuko ntibayizane uri sho bayizane ngo upime vava nkunda guca amazina mfite Yesu yaratsinze ngira kuri farumasi unzanire test unzanire n'agakopo ko kunyaramo yavuye mu gitura ntabwo bamfite Yesu yaratsinze ntabwo bamfite umwami yaranesheje ntabwo bamfite Yesu yaratsinze ntabwo bamfite yavuye mu gitura ntabwo bamfite Yesu yarantsindishirije ntabwo bamfite umwami yaranesheje none rero nibayizane vava reka bayizane uzi ko bantu banjye sinjya nca amazimwe njyewe umuntu wavuze ngo vava aratwite nugira umwaka ungasanga adatwite yahuze ubwayo ibyo ari byo byose agapimisha bayizane egera hepfo agata bayizane vava arabyemeye oya njye nkunda guca amazimwe bantu banjye umva umuntu uzi ko wavuze ngo vava aratwite nsanga adatwite ahubwo ubwo oya sinabibabwiye ko yiga ari umutinganya atabivuyemo mutiga vi iruhande yarize ati ubwo yasinze arimo aragusarira umutinganya rero ngo n'abandi basa n'abakobwa kandi ari abahungu umutinganyi ni nk'uko ubu ngubu ngewe nakwigira umugabo ku ngufu ariko nta bintu nameze ari ibyo nsanganywe n'ubundi bifasheho nta kanagana nyine byarangiza nk'abasheri wawe wewe ukaba umugore wanjye nk'uko tumeze nkagenda ngufata gutya nanagukubita bizu kuri icyo kiboro cyawe uyu munwa wawe uzakugeza no kwa Diamond nukuri yego man uzamwake kandi dore uri n'umuhanzi uzamwake korabo we twaje umunwa kubera ko muwunganya ntago azayikwima ibibaho yego man Diamond ube wumva vava arashaka korabo mama ntago tumuhanga yaho ari hose imana imuhe we Diamond ariko ntago we abahanzi se ntibakora n'indirimbo bakora indirimbo nayo n'urumu sha barimo baranyishyuza abantu bari ku rwego ntari hano ukuri ndabubaha kuko ariko n'umuntu vava kandi imana bavuga ngo niba ngo arinde uriya harya ni wa mumotari umukobwa ndera urashaka iki ngo yaje mu Rwanda ngo akajya yifuza kuririmbana na Knowless ngo noneho ngo Knowless ngo akanga ko baririmbana sha barimo baranyishyuza nikopesheje moto none rero njyewe ntago njya nkunda guhangara abantu tutari ku rwego rumwe reka se vava mbwiza ukuri urumva udafite ubwoba ko ujye gupima ukereka abantu koko ariko se mwaretse tukayaca nabyanga igisubizo muraki ikibazo riza nasanga atari byo aratuka abana batukuze ntabakobora ntibagahimbira abantu uzi ko yabihimbye ndamubwira nti ujye uvuga ibyo wabonye hanyuma usanze ari byo namubwira nti twita tuzaguhemba nubyara oya ariko nago vava twita icyo mbona cyo kuki atatwita se hica ntafite ibyo byo nubiburana ngo y'umwana ngo ninze ngo duhure ngo ntori imyenda y'umwana se ndatora imyenda y'umwana muzategereza mbyare se bakomeye tabari busha umuntu ugiye kuzana teste ko atinda cyangwa niwe wayimutesha kandi wayina yarari ese ntabwo baramutangaza ubundi wayimuteye amakuru ufite tubona abasheri benshi se niri kubona ese vava wa mugabo w'umupasiteri mwari muhagararanye wari wambaye ishati yenda kumera nk'ubukwe nako nk'ubururu bari kuvuga inda ubukwe bugahita bunyiromarika mu mutwe neza ndabukura ese ndabwikorana ware we ubukwe se barabukopa
cyangwa ndirongora umva uriya mupasiteri biwe bitebye uriya ngo yaraje kumanurira ngo ibyo yarose by'Imana mu Imana ishimwe kuba byaravuzwe n'umupasiteri reka nze mbereka abapasiteri b'iminsi gahunda yabo buriya yagira ngo Vava ahita amukubita nka vena mubwira ati mbabarira unsengere rwose Imana inkuremo iyi nda irebe ukuntu yirigisa kandi ari Imana yabimubwiye reka nyine tuze turebe ko Imana none se Imana irabeshya reka tuze turebe iyo Mana yabimubwiye niyo mu ijuru cyangwa niyo yigendanira mu mufuka disi Vava nawe shaki ikintu cyaramubangamiye kitamubangamiye kuko nge ntabwo umuntu ajya mvugaho ikintu kitari cyo ngo kimbabaze kandi ikintu kibera muri rusange uribuka amadorokazi ntabwo cyakubabaza si cyakubaza gute we dorokasi bari bakoze photoshop igaragara ariko rero buri kandi Vava reka mbanze ngupima ariko nimara kugupima nkasanga utanayifite uyirinde buriya kanwa gasohora ijambo ngo runaka aratwite kameze nk'intuzi itera inda nako gashobora no kwiguterereza Nese Vava reka nkubaze iki kibazo hari igihe wagiye kwa Jay Paul wahe w'umuhanzi bafite icyo bapfana ntabyo uzi cyagiye tugiye kumwibuka ndetse navuga akomeza aruhukire mu mahoro hanyuma ngo hari umumotari wese ujya gusura uriya mumotari nivyo bari bushe twagiye kwa Maurice wabyumvise bari bushe tuva kwa Maurice mwana w'icyangugu mfite abashi hejuru cyane ndabasura aba Maurice unkunda cyane witwa Dina ntabyo narinzi arambwira ati urahita utaha kuko narindi kujya kwiga imodoka nyine hariya ku Sainte Famille noneho umushoferi utwigisha Juma yarari kumpamagara ngo isaha zageze ubwo rero tujyayo tunywa agafanta tumaze kunywa agafanta katazanye se agakombe ari bunyaremo kuki batagwaye agakombe ko kunyaramo tunywa turya barabizi nawe babwiye ko nzanca amazina turangije tugira gute dusezerana nta gakombe bagwaye ko kunyaramo we rero nahitiye hehe cyangwa uragafitemo ishusho aho ngira gute aho nigira imodoka dore ngiyi ni test ifunze mwe muyireba aba ari amagambo aho kubwoba bwiye nidusanga utwite tuzakwitaho ubyare nidusanga udatwite uzi ko yabivuze ajya ziba shyiraho mikoro ariko twumva yibwo dore ngiyi ni test ipima inda ariko nawe ntukigire muganga ubundi waragiye ngise sifunze abantu bazi gusoma nibasome ni muganga wahe ekaye nyene ni muganga wuhe urashaka kubyanga dore ngiyi ngenda yatanze yanjye dore nshakira agacupa nge nankare mfite ngesi wabyumvishije ngo ntanyara ngo nankare mfite ngesi nyara uranyara turebe nta upima undi ku ngufu niba ushaka gucecekesha abavuze wowe wanyaye se tukagupima ko ari ngiyi nivuye kwa muganga ureba se ngo ya nanjye njya nipima nukuri Vava ujye wipima nyine uzi ko twite nanjye ndipima niba udatwite nyine reka turebe abantu barimo kuvuga urimo kubihakana niba ubihakana reka turebe uhakana ubugore aragarama witangira kuvuga ngo ntunyara uranyara ibintu bijya bibaho ibintu bikaza urabona twari turi mu kiganiro dongiye nta muntu ahangaha wazanye intego yo kuvuga ngo Varatina ngo aratwite cyangwa se nta pingano ziriho nta n'uwashoye urwo rubanza kujya kwipimisha no kutipimisha ni ikintu uburenganzira dore ngiyi dore ukuntu handitseho barebe ntabwo unyarira kuri kamera Vava rero iyi midiya nutayitonderera gusaza wa mwana we reka nyine tugire niba udatwite reka dupime oya Vava ni ukuvuga ngafungure umva impamvu riza bikoze ni ukuvuga akagura 1000 nta yindi mpamvu urumva hano hanze abantu bamaze iminsi bavuga Vava uretse gatoya Vava aratwite Vava nk'ibyo by'umumotari urumva nta nibyo narinzi Vava akunda n'umumotari umumotari ajya kureba ntabwo ni umumotari ni umuntu ukora ku giti cye twakinanye filime ntabwo ari umumotari uriya nyine gusa aratwara ariko si umumotari hari ubwo se njye nari imana ariko urumva ayo makuru none rero kuba twarakinnye filime ntabwo ari byo bivuze ngo n'agapapuro ijemo mutaza kuza kubeshya ngo iki
ndabazi mukunda proof kubi reka ngembe proving rata vava tugende reka mwatinga ikiganiro nimugende rwose mushorerane nari bivava we rwose asha vava ari yizeye ibi bintu ntago ari byo uzubaza ukuri n'ibinyoma itanu zirashize uretse igisubizo kizi reka nyine igisubizo kiza yakoze ko ntaho tugiye uretse kizi nagira ngo numve ko zose ziba zinuka kimwe kubera iki se ntidutegereje igisubizo dufata ngo bazavuge ngo ni ukubeshya uragira ngo bazavuge ngo ndimo ndababeshya dore ngutu dore ngutu ntabwo ndimo mbapfunyikira Riza bakaba bavuye gupima vava dore ngutu njye ntabwo ndi kubabeshya urerekana akanuza agateste gusa oya nyine ariko n'udukari mubibone azundiriza ahubwo se ubuni ubu neza ejo wanjye sinkunda amazimwe yo muri YouTube reka njye ncinkuru nk'umuntu wavuze garatwita ati nanjye bivuze kumbeshyira ngo ndatwite ndengana ati none ndashaka kuzabona vava narabyibushye ibintu biracika ngo ndatwite rero mana umuntu amvuga amagamba yose nkumva aramugabanyije mana duca amazimwe none utumye amazimwe ayaca neza mu kiganiro uramupima nka iyo abyanga ntakuri yari atangiye kuvuga ngo nta nyara ntajya nyara nari guhita amenya yuko kakubise ibaba oya vava ashobora kubyanga ariko atari uko wenda ari byo wenda akajya atari uko wenda ari byo se akaba arimo ahisha iki ariko disi ikintu gitumye na vava avuga ati gereka nca amazimwe gishobora kuba ndebera ku isaha cyaramukozeho kikaba cyaratumye byibuze avuga ati abantu urumva na mama wiwe yarabimubajije nako mama we njya mbona nk'ikinyarwanda ngo turakica na mama we yaramubajije ati ngize ukuri niba utwite cyangwa udatwite nagira ko se vava nk'ubu yasanga ari byo mubwira nkahita ntangajya guhishayo guhisha mu cyaro watinyuka kujyayo nese ko abari nyoko wakubyeyi wajya he nta wundi wajya mu mazi tujya kure wayiguteye wenda yego atabyemeze twigeze ko muragira ubwabwe ibyakoze yo ntacyo wakoze ahubwo ko mbona vava harimo abiri cyuya mu gahanga biti ntacyo ariko ntari birega niyo yaba atwite itsoke umwana yawe kumubwira ngo ubusa abanjye ntibakuze ntago mbyiruye sindi umubyeyi w'inkumi n'abasore n'abandi bajya bambwira ngo niba ari wowe ngo bazayitwandikeho kagira ngo abantu ayo we keretse dusanze irimo ngo urebe ukuntu bose batangira kuvuga ati birakureba mundebere ku isaha k'iminota 5 itarashira yaguhindura n'umusazi ahubwo akaguhindura umusazi nuko nyine rero agatesta akaba gakuyemo dore ngaka ngako rwose tubwire rero ikivuyemo tubwire neza rwose merci vava tubwire ikivuyemo vava ari tayari ari tayari aratwite baramubeshyera pe ngaka karongo kamwe katwereke neza baramubeshyera we keretse nimwegereza baramubeshyera nuko ari tayari harimo abantu nk'abahembe uvuze ngo uratwite nyine niba bishoboka abo bayiguteye nyine ukaba watakira nk'amutijya ku bayobozi bagana zagufasha bimeze bite niwe urindagiza ngiye navuze ko nta muyobozi narindagiza nta muntu wambaza ukuri ngo nirigwe murindagiza buryo bwije umuntu ukuri sava burwa rero ubeshya abantu buri kubeshya abantu subeshya abantu mu biki uri muzima pe ngiye ntabwo njyanirwa kuvuga ngo ndirirwa ngo nyira abantu ngo hirya no hino karebe neza uko kaba kameze ariko hirya no hino mu biki ngiye rero sinamenya no kubikoresha ikintu kigaragaza ko datwite gira gutya nyikwereke urabona aka kantu karongo karimo hano akangaka kubera ari kamwe cyo kigaragaza ko datwite iyo ari tubirize umva ibiri abari impanga ibyo gusa umva muri abanyabwenge n'ukuri ariko bava babana mubeshyera niba bava atazi na teste koko nta muntu nakirwa ndindagiza ku kintu atazi na teste se twese mu rugo bagiye kutuvumbura ko dutwita twazikoresheje
tuzikoresha ntitwari buhivane hakiri kare wasizana utabizi oya ahubwo ntayo baguze umuntu yarakazana akakubwira ati nyara handebesha ngiye rero nakubwiza uko ariko vava mwigeze kumva akajambo vava yavuze ngo ntabwo nyara sinjya nyara ngo yanavuga ngo twagiye muri gato y'umuntu nabikubwira neza ko ruguri ndagize umuntu ubundi biraga wowe maze gukura umubwiza ukuri akamenya ngo arakugira inama gutya cyangwa bimeze gute hanyuma riza babandi bavugaga ko vava twite tunasoza ikiganiro bagatwita imbere bigenda ntago turi ko kumva shyiramo bagatwita imbere bigenda mbega igitutsi mara ngiye buriya mwana ese urumva ko atari ukwanduranya ako Sandrine uzi ko hari ikintu ushobora kuvuga ku muntu bitewe n'uko icyo kintu n'ubwa mbere kimuvuzweho bitewe n'uburyo anagitinya bitewe na situation arimo urumva bikaba byanamutera no kwiyahura uzi ko biriya ari menase biriya no kumenasa umuntu gutinya ukugahimba inkuru ugaterura inkuru ugaterekaho ngo vava aratwite ariko yazagize umbeshyira nkamwereka sha yewe nureba Sandrine bya bindi bavuga ngo umusore ngo afata ngo umukobwa ku ngufu izina ry'Imana igariso wayinkuramo hahagaze polisi n'ukuri twarwana wayinkuramo polisi hahagaze yewe ubwo vava dore ufite umuzigo ushyitse ntuzawupfusha ubusa uwo muzigo wawe ntuzawupfusha ubusa ariko yavuze ngo ntago nyara ntago njya nyara ndasetse ndapfuye ngo bamukuramo ikariso kanguje kurega muri gato polisi ntiyarahari uragiye ubwiye fandengo n'ukuri ngo fandengo uriya musore ngo yaranshutse ngo yamaye ngo ibiyobyabwenge ikidiya cy'umutoka wabinyoye wumva atari ibiyobyabwenge sindajyaho ngo mvugire ku bazitwaye ariko Sandrine ni ukuri ushyize amaso inyuma ukareba ukuntu umuntu abyara bazitwaye nibo bavugiraho mu gihe kiri mu ruzi kikuri imbere ukaba nabi ugasa nabi wamuhamagara akagukupa ukibaza niba Sandrine reka nkubwire jewe hari umuntu witiranya ikintu cyo kubyara inda itagira nyirayo wanjye ntaho nyara ngo mumpime njye niyo natwita bikubeho ubwa mbere ntuzasubire bikubeho ubwa kabiri ubwa gatatu nawe uri igicuro hako Sandrine iyo turi mu kiganiro umbwira ngo buretse ibiki reka dusoze umbwira ngo buretse ibiki ijambo rimwe kuri vava rata felicitation kuba udatwite nzi neza ko nzarinda bigeze iwacu amahoro felicitation rwose aragira ati ntago insanganyamatsiko y'uyu munsi vava bahaye aragira ati sinyara sinjya nyara ntabwo bumve bakomeye mwumve mutuje ijambo rimwe kuri vava yakubwiye felicitation ijambo rimwe kuri riza vava mana gusa ndamushimiye cyane kandi igitekerezo yasizeho cyo kuraho urujijo ndakimushimiye ariko nanjye igihe nabaga mpora niteguye nti uzaza ngo tugupime turebe ntinzaba ndi tayare nkahora ndi tayare numva nta kintu bimbangamiyeho kuko ikintu utakoze nikikakubabaze ya vava urakoze Imana igumugisha kandi ntekereza ko vava uyu munsi noneho babandi bamubwira guzatwara inda ariko nitukifurize n'abana amagambo mabi uzatwara inda uzaruha uzagira iki ahubwo tumwifuriza ibyiza umuziki utera imbere nanababwira ngo mujye kuri channel ya Dorimbogo mushyigikire indirimbo ye nabonye ifite views 340 ahubwo ndibutse reka mbonereho nihanganisha umuryango wa Nicole Bebe Ange Lolo Mignone kubwo kubura oncle wanyu twifatanyije namwe mu kababaro kandi Imana imwakire mu bayo amen Imana yamukunze kuturusha ikindi uramutse ukeneye service zanjye nshobora kugukorera nshobora kugutungurira umuntu wawe ya umugore wawe umwana wawe inshuti yawe girlfriend wawe cyangwa se boyfriend wawe nshobora kumugutungurira aba afite birthday cyangwa se ikindi kirori cyari cyo cyose nshobora kuba kubera nkamutungura nkamubyinira nkamushyira impano ziri bumushimishe hanyuma tukavugana ibiceri byawe nshobora kukubyinira online nkora private dance mujye mumpamagara kuri 078 72 38 58 0 ubundi mukubitane na mama show abakome vava wakoze Imana igumugisha kandi icyo wari kongeraho no gushyigikira Dorimbogo niba ntibeshye bakomeze barebere ya ndirimbo ya mukore subscribe mu sharing kuzamuka vava liking
se vava wazampaye kuraba tugakorana indirimbo ntari byo vava nta kibazo kandi Imana ikomeze ikurinde nicyo nge nakwifuriza ikindi abakunzi banjye bo ku Gasaro nari mbakumbuye mwe namwe mu Nyanga nari mbakumbuye urumva ikindi ubu muraje mujya muri comment muvuge dore ko hari abigize babayahure murayavuga ariko nejo nzagaruka bye mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankuraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane reka tubahe ikaze muri gahunda za Swatase tunabagezeho ibyiza bya Swatase ese ubundi Swatase ni iki Swatase ni company ikorera hano mu Rwanda iguha serivisi zitandukanye zijyanye n'ibintu bya transport nivuga transport ndabavuga imodoka gukodesha rukuyigura ndetse n'ibindi bize ngiye kubabwira muri kano kanya ya Swatase nijyanye no kukugurira imodoka maze tukayiha akazi bitewe n'ubushobozi ufite n'amafaranga ufite urayaduha nko muri Swatase tukagura imodoka ijyanye n'ubushobozi bwawe maze tukayiha akazi tukajya tuguha amafaranga imodoka yakodeshejwe cyangwa se yakoreye tukaguha amafaranga bitewe n'amasezerano twagiranye dukorera mu mujyi wa Kigali ariko by'umwihariko wahamagara iyo nimero aho hasi tukakurangira tukanaguha ibindi bisobanuro icyiza cya Swatase nuko dushobora kugukodesha imodoka yemwe ba diaspora abanyarwanda muri hanze ukenera kuza mu Rwanda muri gahunda zanyu zo gusura imiryango n'ibindi ushobora gukenera imodoka ugakora booking utari waza mu Rwanda hamagara iyo nimero iri no kuri WhatsApp tubashe kugufasha Swatase tuguha serivisi nziza kandi inoze ukabona imodoka wifuza ukeneye muri gahunda zawe zose igihe imodoka yawe igize ikibazo wayikodesheje muri Swatase cyangwa wayifashe muri Swatase tuguhindurira indi kandi tukanekora serivisi zose wifuza ikaze muri Swatase Gasaro TV.